umukinnyi wa filime ikomeye mu Rwanda, akaba yaramenyekanye muri filime y'urwenya yamamaye nka Nyakiso Comedy. Uyu mukobwa rero mumuheruka ubwo yari mu kiganiro na chaîne ya YouTube ya Isimbi, ubwo yavugaga ko nta muntu n'umwe ku isi utagira irari, gusa we ngo irari rye rikaba rigarukira mu muhanda. Nanone mukaba mwaramumenye cyane igihe yashidikanyaga ku bagabo bose bari ku isi, avuga ko uwahisemo abashinzwe kurinda umukuru w'igihugu bazwi nka CTU aribo bagabo gusa, abandi ari amagweja ndetse n'ibimonyo. Ariko ibi yabisabiye imbabazi akoresheje imbuga nkoranyambaga ze, ubwo yagize ati mwaramutse neza, mfashe uyu mwanya ngira ngo nsabe imbabazi igitsina gabo kubwo gukoresha imvugo itari nziza mu ruhame mbibasira. Nanjye birambangamiye nubwo nabikoze nzi ko ari ibintu biri aho pe, wumve ko njye n'umutima wanjye duciye bugufi tubasaba imbabazi. Ubwo yakoraga iki gikorwa rero cyamuvuye ku mutima, abanyarwanda bariyakiriye ndetse baramubabarira, kuko ubu yamaze gutera imbere rwose, aho yerekeje mu gihugu cya Dubai mu ruzinduko rwo gusura inshuti n'abavandimwe. Ku bakunzi ba Aisha mwese, nizere ko mumenye amakuru ye y'akanya. Hashize iminsi mike rero Aisha ari mu byishimo nyuma yo kwambika impeta n'umuhanzi witwa Muchoma. Uyu muhanzi witwa Muchoma akaba amaze kwandika izina mu muziki nyarwanda, aho yamenyekanye mu ndirimbo yakoranye na The Ben yitwaga Umutoso, iyindi yitwa Tubaye Umwe n'izindi nyinshi zakunzwe. Uyu muhanzi rero yaje gusangiza amafoto abakunzi be bamukurikirana ku rubuga rwa Instagram, agaragaza umunsi wihariye wo kwambika impeta Aisha. Mu mafoto yashyize hanze agaragara yambika impeta umukunzi we, ibintu byatumye abakunzi be bo kuri urwo rubuga rwa Instagram bifuza kumenya nimba ari byo koko, kandi bakabifuriza n'urugo ruhire. Ubusabe bw'uyu mukunzi wa Aisha rero, Aisha yarabwishimiye cyane kandi n'abantu barabwishimira, nubwo batagaragaje neza itariki y'ubukwe. Abakunzi babo bategerezanyije amatsiko itariki kandi n'indi ntambwe yindi izakurikiraho. Gusa nk'uko byagaragaye, ibi byari ukubeshya cyangwa se nk'ibizwi nka prank muri iki gihe, kwari ukugira ngo indirimbo ya Muchoma yisohokere.